Amahoro nshuti bavandimwe ho muherere hose mu mpande enye z'isi njyewe ubasuhuza mbaramutsa cyane ni Lion Damour 777 kuri mikoro ndabakunda cyane. Reka rero mbashimire mwebwe mwamaze gukora subscribe nanabasaba nawe utari wakora subscribe ukora subscribe hanyuma ukanalikinga video nimba wayikunze mu byukuri ukayisangiza n'abandi hanyuma ukanandika muri comment unaduha igitekerezo zimwe mu ngingo twazagenda tubagarukiraho z'ubwenge. Uyu munsi mbazaniye inkuru y'amateka, inkuru mu byukuri abantu benshi bakomeje kugenda bumva, noneho rero mbazaniye video y'ibanga abantu batigeze babona, abantu rero benshi ati The Ben yakuruye amakariso y'umukobwa, The Ben yakweje barnye ibikariso rwose ngo ariko abantu bagira amagambo koko, abantu bagira amagambo ku buryo bagiye kuri The Ben baraharabika, baratuka, baravuga ngo The Ben ngo arubatse, ngo The Ben ngo ni umugabo ngo utanezerewe kubera Pamela, ngo The Ben yatangiye kujya ngo mu bandi bakobwa nyuma y'iminsi mike yarongoye. The Ben yabaye The Ben ku mbuga nkoranyambaga kuri iyi mihanda, The Ben na Emeline byabaye ibindi. Hari n'undi mukobwa rero abantu benshi bitangazamakuru byinshi byakomeje kujya bikoresha amafoto ye bamwitiranya na Emeline wakuruwe amakariso na The Ben. Ibintu byakomeje kugenda biba kasa mutwe, ndetse iyi nkuru ikaba kasa amatwi mu rwego ruhambaye cyane. Reka mbabwire rero uburyo noneho ibintu byaje kuba bisobanuka muri ubu buryo. Rero reka mbere ya byose mbanze mbereke video uyu mukobwa ubwo yafataga ifoto na The Ben, ari nabwo noneho abantu bavuze ngo yaje kuba kururwa amakariso na The Ben. Uyu mukobwa akaba yarasobanuye ko mu byukuri ari ishanda, ngo ari iki, ngo ariko mana we abantu baragenda bakora igitaramo, noneho nyagupfa we noneho wafashe iyi video ndi kubereka. Reba uburyo yazuminze, reba akaboko ka The Ben uburyo yakanyujije inyuma agatangira gukurura akantu mu byukuri mahara mu rukenyerero. Uyu mukobwa rero ari kwisobanura haba ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda bikorera kuri YouTube, yakomeje kugenda avuga yuko mu byukuri The Ben atakuruye ikariso ahubwo yari ishanga. Kandi noneho aravuga ngo iyo umuntu ari gukurura ikariso ngo arakurura cyane, ngo ukabona yuko ari gukurura ikintu nyine ngo gifatiriye cyane, ngo noneho ngo kariya ko ngo yakururaga ngo ku buryo ngo byoroheje. Reka nanone mbereke video uyu mukobwa yisobanura bisa nkaho ahubwo noneho yishyirishijemo. Urabona muri video sobanukirwa ibintu byinshi cyane kuri iki kintu cyabaye kuri The Ben mu byukuri. Yes, abantu rero bakomeza kugenda noneho batangaza bavuga batese mu byukuri ari Pamela, ari na Emeline, ninde mwiza, ninde The Ben ashobora mu byukuri. Noneho Emeline wagakomeza avuga ngo The Ben ngo yamusabye kwifotoza, noneho ngo Emeline ngo aramubwira ati have buretse nyaboneka dore ibyo bintu uko mubibonye muri iyi video. The Ben yaba yaravuganye n'uyu mukobwa? Ongera urebe video neza. Hari ahantu ruzi The Ben yigeze avugana n'uyu mukobwa? Ubwo noneho rero bagipanga noneho ngo aho bazahurira. Abantu inkuru bayigize inkuru, The Ben yabaye The Ben kweri. Nyamara burya kwamamara ni ikintu gihambaye cyane, kwamamara burya mujye mubikunda kuko nabyo ni ikindi kintu, ariko nanone mujye mumenya uburyo noneho mubamo mu bwamamare bwanyu. Byonyine reba kugira ngo umuntu ajye gufata ifoto n'umuntu akora akantu nka kariya ko gukora ku mwenda bisanzwe, abantu babihindure big deal, babihindure big story, babihindure big game. Can you imagine, brothers and sisters? Aka kantu koko kari gakwiriye kuba kavugisha abantu, abanyamakuru bahambaye twemera hano mu Rwanda, noneho bo babihindure ngo ni operation string, abandi babihindura indirimbo, babikoremo indirimbo, abandi babihinduremo igitaramo, ku mihanda nta kindi kiri kuvugwa, mu mayira, mu bikona, abakozi bo mu rugo, abo mu byaro batanagira n'amatelefone, batanazi niyo biva niyo bijya.
koko tekereza nawe mu by'ukuri The Ben aho kuvuga uburyo igitaramo cyagenze, aho kuvuga ibintu byashimishije abantu, aho kuvuga ibintu uko byagenze nyirizina, hari n'abandi bakobwa babaza rero ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, babaza mu by'ukuri uyu mukobwa Emeline icyateye ifoto ye cyangwa se iyi video ye kujya ku karubanda none ikanasakara. We yatangaje nawe yigira mwiza kurutaho, ariko reka twoye no gukomeza kurengera uyu mukobwa. Edayeri nawe murebye uburyo yagiye yitigisa imbere ya The Ben, murebye uburyo yagiye yishongora yikananshura, nabyo bifite ikindi kintu. Abantu rero noneho si ukubigira inkuru, si ukubigira ikindi kintu gihambaye. The Ben ngo yaramubajije ngo nawe ngo ushobora kuvuga ngo ujya mu barozi. Mu by'ukuri uko mureba uyu mukobwa, hari umugabo atashitura, hari umugabo cyakoze biratangaje cyane koko. Reka rero tugaruke ku nkuru. Mu by'ukuri inkuru yakomeje kugenda ivuga yuko The Ben ngo yafashe ikariso y'umukobwa ngo akayikurura, ngo arayikurura koko byanyabyo, ngo ndetse ngo arayikurura, ngo abenshi banavuze ko ngo ariko yego inkuru mwokabye, ariko inkuru ziragenda koko. Umuntu rero wo mu cyaro reka azahamagare kuri radio abaza ati ni gute abahanzi bo mu Rwanda noneho bageze ku rwego rwo gukurura abakobwa amakariso. Umunyamakuru ikintu yamushubije, yamubwiye ati rero ntabwo yakuruwe ikariso, ntabwo yakuruwe, ahubwo mucunge neza nimba ikariso itarakuwemo. Tekereza nawe icyo kintu. The Ben rero we atanga ibisobanuro kuri iki kintu. Mu by'ukuri yavuze yuko nta gahunda yari afitanye n'uyu mukobwa uretse guhurira ku mbuga nkoranyambaga, uretse no guhurira no muri ibyo bitaramo, nta kindi kintu mu by'ukuri ajya atekereza ku bijyanye n'abagore usibye umugore we Pamela Uwicyeza. Uwicyeza nawe rero agaragara ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye avuga ati rwose njyewe ni proud y'umugabo wanjye, ni icyamamare, ni umusitari, abo baje kumwifotorezaho ibyo birabareba. Icyo nzi cyo nuko yavuye mu gitaramo agataha mu rugo. Abandi benshi rero bavuga bati nyuma yo kwifotozanya na bariya bakobwa, The Ben yaje kuba arari Musanze ndetse anararana nabo ba Emeline muri After Party. The Ben nyuma y'igitaramo After Party yayimazemo akanya gatoya, Pamela wasobanura yuko umugabo we yaraye mu rugo, cyane yuko noneho kuri iyi nshuro barebye The Ben yaba ari i Musanze yaba ari hehe, mu by'ukuri ntabwo bigeze babona kwibonekeza cyane kwa Pamela nk'uko byari bisanzwe. Abantu rero bakomeza kugenda bavuga yuko mu by'ukuri iyi nkuru ndetse n'ibizayikurikira byose ahanini bishingiye kuri uriya mukobwa, uburyo yitwaye, uburyo na The Ben nawe yakoze kari akantu nyine ku buryo bugiye butangaje. Ariko noneho icyatangaje abantu gihambaye ni uburyo uyu mukobwa yagarutse ku bitangazamakuru noneho yisobanura. Bavuga ati ese cyaba ari cyo gihe cye cyo gutwika? Buriya nta Imana itagukura, nta naho itakugeza, bitewe nuko uyu mukobwa yari yishyuye tike wenda nk'abandi cyangwa se atishyuye nta wamenya. Ariko noneho nyuma ifoto ye cyangwa se video ye irobanurwa mu zindi video zafatiwe hariya kuri iriya stage cyangwa se backstage, I don't know where, ariko uko byamera kose ahantu bari kwifotoreza nyirizina. Ese nta yandi mafoto yaba yarahafatiwe? Ese uyu mukobwa yaba yarifotoza amafoto nibura cyangwa se yarafashwe amavideo 100 noneho hakaba haratoranyijwe mwimwe? Ese niwe wenyine wifotozanyije n'iki cyamamare? Ntabwo ari we wenyine, ahubwo icyabaye nuko nyine ari igihe cyo kwamamara cy'uyu mukobwa. Nabyo mbigarukaho ku bundi buryo. Uyu mukobwa mu by'ukuri uko bigaragara nyine ni icyamamare muri rusange, ni icyamamare nyine urebye n'uburyo abantu kugira ngo ugere aho The Ben ari, imbaraga byashobora kugutwara wowe uri kumva iyi nkuru. None utekereza uburyo The Ben yaba yaranafatanye ukuboko agafata mu manyanyinya mu rukenyerero k'uyu mukobwa. Ni ibintu mu by'ukuri ubona yuko uyu mukobwa nawe ari icyamamare, n'uburyo yahise agarukaho mu bitangazamakuru. Uyu munsi akaba ariyo nkuru iri guca ibintu ahangaha muri show business entertainment hano
mu gihugu. Ni ibintu ubona yuko mu by'ukuri uyu mukobwa nawe yaba ageze igihe noneho cyo gukoresha iyo nyashi ye, iyo physical appearance ye, nawe akamamara, nawe akavugwaho, nawe akagaburirwa n'uko ari. Agaruka rero ku bijyanye n'uburyo abantu bashobora kuba bamufata banamugereranya na Pamela Uwicyeza, umugore wa The Ben. Yavuze yuko we Uwicyeza Pamela ari role model we, ari uwafatiraho icyitegererezo. Imwe mu myenda yambara, bimwe mu bintu akora, zaba makeup byaba ibiki, we avuga yuko agendera kuri Pamela. Bishatse kuvuga yuko rero mu bijyanye no mu rukundo ushobora gutekereza ukavuga ati ese yaba nakunda The Ben, ariko we abitangaza yavuze ko icyo ngicyo rwose ari ikintu atakora. Kuba fana The Ben, aramufana ngo kuva mu bwana, kuba yaragiye ajya kumushyigikira mu bitaramo bigiye bitandukanye, haba mu Rwanda, haba mu Burundi, haba muri Uganda, aho hose yagiye ajya kumushyigikira. Noneho bikaba byanabaye ikintu kirenze cyane ubwo abo biganye bakomeje kugenda bavuga yuko uyu mukobwa yaba muri za internet aho bigaga yaba yaritwaga ngo Kibakwire. Umuntu akaba yakibaza rero ati icyo ni igiki Kibakwira. Reka wenda twaye kubigarukaho cyane. Abantu benshi rero bakaba bakomeje kugenda bagaruka kuri uyu mukobwa w'igikundiro cyane, kuri uyu mukobwa rwose w'uburanga bwinshi, uyu mukobwa mu by'ukuri waje kuba noneho anagaragara ko ari mwiza. Uyu mukobwa ni mwiza 100%, utabibona ntera ibuye. Uyu mukobwa ni mwiza, noneho kuba na The Ben ashobora kumukunda. Twese turi abagabo, twebwe abagabo dukunda ibyo tubona, cyane cyane yuko rero uyu mukobwa n'abantu benshi bakomeza kugenda bamugarukaho bavuga bati wow, uyu mukobwa rwose ntabwo byasaba amarozi menshi kugira ngo aroge The Ben, ahubwo The Ben ashobora kuyoba inzira nk'uko n'abandi bagabo bose bashobora kuyoba inzira bakurikiye ikimero n'ubwiza bw'uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero waje kuba ubundi aba akasamutwe cyangwa se aba inkuru nyamukuru ku bijyanye n'uburyo ibitaramo cyangwa se ibirori bya The Ben Musanze byagenze. Uyu mukobwa rwose ni mwiza kuba ari mwiza, ariko si bundi ni muntu ki? Ko nta hantu yigeze agaragara na hamwe, ko nta hantu yigeze atigeze asohora indirimbo na hamwe, ko atigeze mu by'ukuri agaragara no mu bitangazamakuru cyane mbere yuko iyi nkuru ye na The Ben yo gukurura amakariso. Cyakoze koko ikintu kizatwikira umuntu baragendana. Tekereza kugira ngo umukobwa ashyire amasaro imbere y'ikanzu, narangiza aba ari ikanzu ntiyigeze ivugwaho, makeup yiteye ntiyigeze ivugwaho, amaherena yari yambaye ntiyigeze avugwaho, inzara yometse ku zindi ntizigeze ingoyi yashyize hejuru yize ntizigeze zivugwaho, ariko akantu kari mu imbere mu rukenyerero, akantu yakenyereyeho yambariyeho kaba ariko gahinduka ikimenywa bose, kaba ariko gahinduka inkuru. Urebye mu by'ukuri n'uburyo The Ben yabikozemo, ntabwo yari interese cyane, ntabwo yari focus cyane ku byo yari ari gukora, kuko ntiyigeze wenda areba, ntiyigeze agira gute, uretse ko ikiganza cye nyine cyagaragaye cye gikorakora kuri iryo shanga, kuri ayo masaro uwo uriya mukobwa Emeline yari yambaye. So izi nkuru rero hamwe n'ibindi, wowe reka tukubwire gukora subscribe, kora subscribe, like, share na comment, hanyuma ujye ukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Iyi nkuru rero The Ben nagira ikintu atangaza kuri ibi bintu biri kumuvugaho kuri iyi mihanda, kuri izo social media, abantu bamuhinduye ikiraro, abantu bamuhinduye umugabo rwose w'umushurashuzi ugira n'icyo ukorakora ukweje bana amakariso y'abagore, ababyeyi babikoze mu mitana bari kwibwira batanazi, ba nyirabukwereka sinakubwira, ba nyirasenge nshwi, abagore bahoya. Inkuru yabaye ikindi kintu. Ikariso The Ben yakozeho, yego wagira ngo ni ikariso y'abamarayika. Iyi nkuru rero irasekeje ndetse iranatangaje cyane uburyo abantu bafashe nyine iryo shanga, nimba ari ishanga, nimba ari amashanga, nimba ari amajanda, ntumbaze uburyo ayo masaro yaje kuba ahindukamo ikintu gishobora no gusenya urugo rwa The Ben, ari nayo nkuru nyamukuru.
ni gute ushobora gufata video ukazuminga kuriya kuboko uzi neza ko The Ben yubatse, uzi neza ko urugo rwe nta mezi rumaze, uzi neza amafaranga yashoye muri buriya bukwe, uzi neza umugore w'uburyo nawe ari mwiza, warangiza none ukajya kuzuminga ukuboko kwa The Ben gukurura ikariso y'umukobwa akweshe banikariso. Tekereza nawe mu by'ukuri ibi bintu kubunza umunwa no gukomeza abantu bakomeza kugenda mu by'ukuri babyinjizamo cyane ayandi magambo, babisesengura, babisobanura, babikwirakwiza. Ibi ngibi biraza gutuma The Ben mu by'ukuri bimukora nawe ahantu. Rero icyo ari buze gutangaza, ndahababereye kuri iyi mihanda, ndahari. Iyi nkuru ndagenda nyitohoza akantu ku kandi, kwaba kwivamo kwa Emeline, kwaba kugenda atanga amakuru agiye atandukanye, kwaba ndetse no kuza kugaruka kwa The Ben noneho nawe agasobanura uburyo yagiye gukweshebana amakariso y'abakobwa kandi yasize umugore mu rugo iwe. Nabyo biraza kugarukaho, nta kuntu uko byamera kose iyi nkuru irakomeza gusakuza gutya The Ben ngo agenda aceceka tuzi. Reka rero wowe nkubwire ngo kora subscribe, like, share na comment, uduhe igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma rwose iyi nkuru nayo isangiza abandi bantu ahasigaye. Ciao, I love you so much. Muri abakunzi banjye bakadasohoka, ni ukuri mbahoza ku mutima. I love you.